bana b'Imana ntabwo dukwiriye gutinda mu icumbi. Igihe cyo kubaka urusengero kandi rukuzura vuba tugataha ni iki ngiki. Reka dufatanye twese, buri wese mu mbaraga Imana yamuhaye, mu bushobozi Imana yaguhaye, maze twese dushyireho itafari ryacu dutahe vuba. Ntabwo dukwiriye gutinda kuri Gates of Hope, ahubwo iwacu ni Mbuga Ngari, mureke tujyeyo vuba, ari nako twitegura gutaha mu bwami bw'Imana. Muraho, mbese birakwiriye yuko twibera mu mazu y'ibitabashwa, inzu y'Imana ikaba umusaka. Dore uko urusengero rw'Imana rwari rumeze, iyi pica irabigaragaza. Tumaze kubona yuko inzu y'Imana itakihesheje agaciro muri Mbuga Ngari, ndetse amazu ayizengurutse ayirusha ubwiza, abizera bamaze kubona yuko batagikwiriye muri urwo rusengero, twafashe umugambi wo kubaka inzu y'Imana izayihesha icyubahiro kuri uyu musozi. Iki gishushanyo mbonera ni ikigaragaza uburyo inzu y'Imana izaba imeze. Uyu ni umwanya wawe kugira ngo ushyireho itafari ryawe. Abana b'Imana bamaze gukora uko bashobora kose kugira ngo babashe kubaka igikorwa kingana gitya. Reba nawe, miliyoni zigera muri 750 zizajya kuri iyi nyubako bamaze kwitanga ayarenga miliyoni 130. Mbese wowe wakora iki kugira ngo ukore umurimo w'Imana? Uyu ni umwanya wawe kugira ngo ugaragaze uruhare rwawe. Itafari rimwe rirahagije. Imana iduhana umugisha. Murakoze. Twa Gatemba Alexandre, ndi umwe bakuru b'itorero urusengero rwa Mbuga Ngari turimo twubaka, kugira ngo ubutumwa bugwire ku isi yose nuko bafite aho bwakorewe. Turasaba kugira ngo buri muntu wese rero yitange akorera Imana mu byo akora byose, harimo no kubaka uru rusengero, kugira ngo ejo Kristo agaruke ubwo ubutumwa buzaba bwamaze gukwira ku isi yose. Nawe birakureba. Twese kerekanya Bigogo ngo ubwo twitabiriye kuba tugiye kugira imihigo yo kubaka urusengero rw'Imana, buri muntu wese akore nk'uko umutima we umeze, kuko umutima we ushaka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo guhiga umuhigo ntuhigure birutwa no kutawuhiga. Mbifurije imigisha y'Imana rero ngo mwese muzakore nk'uko umutima wanyu ushaka, kandi mwiteguye gutaha ubwami bwo mu ijuru. Aha turahacumbitse n'igihe gito, ariko tugiye kuzajya muri Kanani yo mu ijuru, aho tuzahembwa iby'iteka ryose. Murakoze, Imana ibahe imigisha. Muraho, nitwa Nyirandahoro Sinati, ndi umudiyakonikazi mukuru wa Mbuga Ngari. Maze iminsi nkorera Imana, ariko nukuri uwakoreye Imana nta gihombo agira, ahubwo Imana imuha umugisha. Turi gukora umurimo rero wo kubaka urusengero rw'Imana rwa Mbuga Ngari. Ndararikira abandi babyeyi bose kwinjira mu murimo kugira ngo dufatanye kubaka urusengero rwa Mbuga Ngari. Gukorera Imana nta gihombo kirimo. Imana ibahe umugisha. Muraho mwese, nitwa Mukarurinda Bernadette, ndi umumifemo mu itorero rya Mbuga Ngari. Kaba nshishikariza abamifemo bose banyumva n'abandeba kugira ngo dufatanye kubaka iyi nzu y'Imana ya Mbuga Ngari. Kandi nta wigeze akorera Imana ngo yikorere amaboko. Buri muntu wese itafari rye rirakenewe. Twese twitabire kubaka iyi nzu y'Imana, niyuzura tuzashima Uwiteka. Imana twese iduhe umugisha. Nitwa Nyirabazayiruwaza Beatrice, nkaba ndi umwe mu bayobozi b'abana b'itorero rya Mbuga Ngari. Ikindi, menyereza umwana inzira kure gucamo azenda saza atarayivamo, numenyereza umwana gukora nukuri azenda saza agikora. Imana twese iduhe umugisha mu izina rya Yesu. Muraho, nitwa Nyiranshuti Beatrice, nkaba umwizera w'itorero rya Mbuga Ngari. Uruhare rwanjye n'urwawe birakenewe ngo twubake inzu y'Imana. Ngwino dufatanye kubaka inzu y'Imana. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Birakwiriye ko inzu zacu ziba bitabashwa, naho inzu y'Uwiteka Imana yacu igahinduka umusaka. Ese ibyo bintu birakwiriye? Oya, nimuze
twubake inzu y'Uwiteka. Imbaraga zawe, imbaraga zanjye tuzishyire hamwe twubake inzu y'Uwiteka. Muraho neza, nitwa Mukakibibi Perusi, ndi umwizera w'itorero rya Mbugangari. Ndabashuhuje aho muherereye hose. Uruhare rwawe n'urwanjye birakenewe kugira ngo inzu y'Imana yuzure, ahasigaye tubone ukuntu tuzajya mu bwami bw'ijuru. Hari ibintu twakoreye mu iyi si. Imana ibaha umugisha, murakoze, turabashimiye. namwe mwese uruhare rwanyu rurakenewe kugira ngo inzu y'Imana yuzure. Nitwa Ntwari Felix, ndi umusore. Iyi nzu y'Imana ntabwo izuzuzwa n'abakuze gusa. Imbaraga zawe nawe musore, nawe nkumi zirakenewe ngo twuzuze inzu y'Imana. Ese birakwiye ko inzu zacu ziba bitabashwa, inzu y'Imana ikaba umusaka? Ntibikwiye rwose. Itafari rimwe gusa rirahagije ngo inzu y'Imana yuzure. Imana iduhana imigisha. Waba warigeze usengera mu itorero rya Mbugangari, ariko uyu munsi ukaba utakihasengera? Uri Musanze, uri Kigali, uri mu ntara zitandukanye, uri hanze y'igihugu. Nawe umubyeyi Mbugangari araguhamagara ngo uze twubake. Nawe itafari ryawe rirakenewe ngo inzu y'Imana yuzure. Inzu y'Imana ikeneye amikoro ahagije. Ifite kuzuzuzwa na miliyoni 750 kandi amaze gutangwa n'130 gusa. Abarangiza mwese bakora ubushobozi bwe adutera inkunga abantu benshi bayisengeremo ndetse n'abataramenya Kristo nabo bazi. Yakoze Imana ibaha umugisha mwese, bazagira imyumvire myiza. Dufatanye kubaka urusengero kandi nitwuzura tuzashimishwa no guteraniramo duhimbaza Imana. Inkunga rero ya buri wese irakenewe. Murabona aho tugeze hari kura gatoya kugira ngo dushyireho sharupante kandi dusukare. Rero reka tubararikire kugira ngo ifatanye natwe, hanyuma igihe nikigera imirimo ishize zishimire gutaha mu ijuru kandi Imana izadushimira ibyo twakoze.